So nibyo rero hanyuma tugisesengura reka twinjire muri Peace Cup igikombe cy'amahoro n'ubundi twavugaga iyo finale yayo izabera ihuye zamaze kumenyekana ni APR Kiyovu Sport duhere kuri n'ikipe ya Rayon Sport duhere kuri APR na Kiyovu Sport zakinaga mu mpera z'iki cyumweru umukino wazo wari utegerejwe yari match yari yaravuzwe kubera resultat yo muri match heruka byari bikiri 50-50 ariko ikipe ya Kiyovu ifite igitego cyawe yakuye hanze n'imikino Ferwafa yarabanje bikora neza rwose yaba umukino wa Mukura wa Rayon Sport kimwe n'uwa APR na Kiyovu bashyira abasifuzi mpuzamahanga rwose bameze neza Samu Ikunda na Cucuri Kanyizo duhereye kuri umukino wari w'umurwa rwose ari ukomeye wanitabiriwe stade yakubise yuzuye abayovu na APR yabwiye Kiyovu iti twaramenyerewe cyane cyane ijambo rwose ry'uwitwa Juvenal APR nayo nyitangarize n'ibindi byinshi APR yamweretse ko ni ikipe nkuru ikoresha reka mvuge nti ni nk'izina ryayo Kanyizo kubera ko tugendeye ku bakinnyi zifite ubwo urahita twinjiza mu kibuga ntabwo ari amakipe uyu munsi karite Kiyovu irayirusha APR ariko APR ikayirusha concentration no kwiba determine muri match Fose ihangane ntusubize inyuma gatoya no mukino mbihuze n'uburyo ikipe ya APR yakoze kamubaka nyuma yo hari imikino ine bamaze badatsinda mu championnat byibuka ari naho ikipe ya Kiyovu Sport batera ibacaho na Rayon Sport ibacaho n'ubwo wenda Rayon Sport nayo isifata feri match yagurije ariko ni ikipe ya APR nyuma kunganya kanatsindwa muri iyo mikino ine uzi ko kuva uwo munsi bahise bazamuka nta wundi mukinnyi bongeyemo ahubwo hari abagiye batakaza byibuka n'umutoza aje yabikugarutse wa APR bati bakrema bararwaye ntibazagaruka ba Claude ntibazagaruka bose nyine baravunitse na Prince hanyuma rero mite bihuza na match ibanza no umukino ubanza wari Bugesera ni umukino werekanye isura ya match retour kuko ari umukino ryoshye ni umukino ikipe mpere hari mu karere ka Bugesera ku mukino wagenze nuko ikipe ya APR FC twese ko ari ikipe yongeye gusa nkaho nayo ibona yuko uno mwaka idakangutse waba nyine ane branch kuko ane branch nta gikomine batwara ubwo bya binasobanuye kwitasohoka kandi ikipe ya PRFC abafana bayo n'abayobozi bayo nayo ubwayo biba muri DNA zayo yumva ko ahubwo se Kanyizo sigake tuza APR itasohotse iheruka ryari biheruka hari ikipe ya Rayon Sport ejo bundi ya APR yabambigiye inde yaserukana abakinnyi yaserukana abakinnyi 10 nabangahe bambigiye nabakimenye bano bose batabirukana ubwo rero niho mvuga ngo reka mbere kuri match banza no ikipe ya APR twabonye ko ari ikipe ikina concentration kubijye n'abakinnyi bw'ikipe ya Kiyovu Sport iragirusha pe nimba ifite abanyamahanga batanu karite kamwe kuri umwe Kiyovu n'urwembe irakomeye cyane hagize ikipe niba zitinya APR yabiyoreyo yaba Kiyovu uko zaba zimeze kose imbere ya APR ubona yaje mu isura nshya na match rukaye Bugesera Kanyizo wabonye ko ikipe ya APR nibyo ntabwo yakinnye iminota 90 yose ariko nk'igice cya mbere bagabanye ibice yadominye Kiyovu cyane yadominye cyane ndetse n'icyo gitego wenda Kiyovu Sport byawe n'ibyo abakinnyi bakuru bafite n'izo karite ziri hejuru baza kukishyura ndetse na mitaka kabiri barayataka ari no abafana ba Kiyovu Sport bafite ikizere bati match retour hara kuri Kigali Pele Stadium tuzayitinda twirusha ariko ibyawe kuri match ku munsi w'ejo batsindwa ibitego kuri kimwe banarushwa kuko APR FC yanarushije ibitego byinshi wenda abantu bakanabihuza no ikipe ya APR FC ari ikipe ubu ngubu bigaruka mu kanya gatoya ko ari ikipe kugeza ubu ngubu umuntu avuze ko ari ikipe ya mbere mu Rwanda mushobora gukina iminota 120 kimeze uko batangiye iriya ni ikintu gikomeye cyane mu mupira w'amaguru kuko bano bana ba APR ikavuga abana no muco utari mwiza mu Rwanda umenya nta n'umukinnyi ukura bahora ari abana ngubu ushobora kuzasanga abana ba APR bano bana ba APR kandi baruta bamuhozi bamwe mu bari baza Jaberi n'umwana afite n'umugore n'abana nawe so uko se nicyo kibazo ariko urumva kino kintu cyagiye mu bantu ngo n'abana b'abanyarwanda ko abanyarwanda gusa ngo umwana nyine ngo nta kindi ariko bakinye neza ku munsi w'ejo yifise bafasha niyo concentration igikomeye cya APR niyo concentration no kuba determine nakubwiye ngo hari abantu amakuru nkura muri APR Juvenal akimara gutangaza bya bintu Musanze avuga ati APR nyitangariza hari umuvandimwe mu nshuti wacu Julius Ntare yakoze graphique iriho Juvenal n'amagambo ariko babwiye ati ndabitwara byombi iriya graphique ngo igisohoka ngo uwo munsi nta myitozo yari bube kuko APR yari yarayikinye na Espoir bari mu karuhuko uwo munsi yari ikiruhuko ngo nta n'imyitozo iyo rero nta myitozo rimwe na rimwe abakinnyi ishyorongi hari ukuntu bagira gutya bamwe bakigira ku kibuga bakavuga bati tube twikoresha cyangwa twikinira akabaro nta myitozo ariko n'undi ntitwaguma turyamye hano mu byumba byacu icyo gihe bamwe ngo bigira ku kibuga bose ngo babona telefone za team manager n'umutoza nabo mu buyobozi bavuga bati tubakeneye mwese hano iyo graphique ikijya hanze
avuga bati noneho iyi nama y'igitaraganya ni iki bakicara kuri projecteur bari abazungu ba peri bose ngo bahise bashyiraho iriya kariya graphique gusa konyine nta n'ijambo graphique niyo bari babonye ushobora kuba bari abazungu batarumvise interview ngo bashyiraho graphique barababwira ati nta magambo menshi dushaka kuvugana namwe turashaka ko mucecekesha uyu muntu nibwo butumwa ngo bwari buri cyo batavaye mu mutwe nk'abantu bazi ikipe bakinira ikipe bikomeye n'abakinnyi ubwabo ngo buri wese yahuraga n'undi avuga ati Juvenal byari gutya nuvuga ngo nugukina n'ikipe ugakina na nyirayo kuko ni ikintu gikomeye nugushaka kumucecekesha wabonaga ko ejo warabonye igitego cya kabiri cya Christian kugitsinda yaje ameze gutya mwagira ngo nk'abantu ari gucecekesha ariko ubwo bita bihura n'ibyo ati ko ntanakumva bimeze bite yamaga yaje nuvuga ejo cyagenze bite ko wabisubiramo ariko icyo ni ikintu gikomeye cyane concentration wenda ubuzi bwa IPR dusanzwe tubiziho ko batizi gutegura abakinnyi babo mu mutwe bakabafasha kuba bakinjira muri match noneho binabusanye no kuri Kiyovu Sport rero Kiyovu Sport nimba Juvenal ndetse n'abakinnyi be n'abatoza barizeye ko bageze kuri finale imbere y'uko binaba niyo kintu twabonye ku munsi w'ejo Kiyovu Sport ifite abakinnyi nka Beti ukagira pichu match yananene ku munsi w'ejo wabonye ko bakasimira mu muri match nyine tukamubura kandi bavuga ngo niyo meilleur joueur wa Kiyovu Sport ufite abantu nka Baseke Sambu ufite ni ikipe nyine ikomeye twavuze ku bijyanye na karite z'abakinnyi ariko ikipe ya PFC yarabacenze ibatsinda kuri kimwe yego ariko hari na bibiri byagiye barabyanga bahushije byinshi ni ikipe ya PFC ku munsi w'ejo ugendeye ku isura yayo twabonye ku munsi w'ejo nuko na finali ni ikipe umuntu yakitega Rayon Sport yitonde kimwe na championnat nayo irayishaka kuri Kiyovu gato kanyizo mbere uko twumva batoza icyo batangaje kuri Kiyovu ndavuga nirasa nisigaranye isasu rimwe mu mbunda Sunrise yayiteguye Kiyovu ibi ntibiri buza kuyikoraho bikayitusha no muri championnat ikaba yatakaza uzi impamvu nabyemeza kuri pourcentage wenda ya 40% nuko Kiyovu Sport kugeza ubu ngubu nubwo tusa nka wenda nubwo tuba tuvuga ngo Juvenal yavuze amagambo bimukoraho muri match y'ejo ariko Juvenal ni umuntu uhereye Kiyovu Sport muri no myaka mazemo ni ikipe nyine wavuga uti Kiyovu Sport yatwaye igikombe ubundi twaga tuvuga yamanutse ku mwanya 8 nta kibazo ariko nyine ikipe isigaye iteye ubwo reka mivuge gutyo ariko ibyawe mwaka ushize kuri cyo rukomojeho nacyo abitekereza ureba ko batahaye igikombe kuri journée zanyu kuri match y'Espoir ntubyibuka Espoir si ikipe ikomeye ni ikipe yabateje amanota complete kandi yari ikomeye kurushingi bakwira bibuka kujya bona abangaba nyine ubwo rero Kiyovu Sport nk'ikipe ikomeye nkamenya ko biyafecta none ndetse bibuze n'ibyatangiye kuza by'umwuka mubi nyemera mbivugeho amasegonda make ntacyo bitwaye babonye ko umuntu bita Iradukunda Bertrand ku munsi w'ejo nyuma ya match kuri Twitter nyine se mbibona kibara ku yese bishyiraho avuga ati abantu muri kumbaza ngo bari kumbwira ngo ibyafo nyine ibintu izo mvugura zambwira ibintu byafo ubwo ntakigenda ngo reka mabwire ko njye nari muzima ngo yaramahitamo umutoza yo kumukinisha sinakose bira byatewe niki kuko reka tubigireho gatoya ejo abonye ko umutoza wa Kiyovu Sport nawe mukiraho kubijyanye na Kiyovu Sport ko yavuyeho nawe mukiraho pourcentage yego wabonye ko igihe cyageze akabura igisubizo kuba solution wabonye ko hari umukinnyi witwa Bertrand la fightinga ngo yewe ndibaza ubundi abatoza babitewe n'iki ko je Bertrand nagize amahirwe yo kuganira nawe ku mugoro arambwira ati njyewe nari muzima 100% ati nagize akabazo nyuma ya match y'Musanze kubera ikibuga uko cyari kimeze kimvune atako kabazo jewe kari koroshe kuko nanakinnye match ibanza nari mari meze neza ati ejo bundi kuwa gatanu ngo nibwo abatoza bashyize hanze abakinnyi 20 ngo bagomba gukoreshwa ngo abona ntiyibonye ntarimo ngo yahise anakora left kuri groupe ya WhatsApp n'abakinnyi y'ikipe yakoze left ukibaza Mateso na staff technique icyo kintu bagitewe ni nicyo ndikubwira Bertrand tuzi twabonye kuri match ibanza kinyakuriye Bertrand tuzi bigira naho nakwira mu kanya gato nti Mateso yabuze solution ku munsi w'ejo tubibona twese bigira naho hagurutse umuntu witwa Denis umwataka waciraga muri Gasabo udaheruka gukina mu kipe cya Sport ajya mu kibuga kuko nta wundi muhinga yari afite nta wari uhari wenda bagize n'ibyago mugenzi yaravunitse uzi ko championnat yarangiye wenda we ntabwo twamubara ariko Bertrand hari ukanga kumushyiramo niho muravuze nti nawe Mateso ndagushyiraho ikintu gikomeye cyane cy'uko ikipe cya Sport yavuyemo nawe umuntu yabikubaza sinzi wenda ibyo bamuketsemo hari n'ibyagiye bivuga ngo cyangwa baramuteguye n'ibyagiye nyine niyo mvuye na post nzira kintu ngo abantu bashaka bari kumubwira bati wirwajije uraza ku kibuga mu costume ikipe wayitereranye ibyo bintu nyine birakubaza iri umukinnyi unabeshyerwa urumva rero niho muravuze nti rero Mateso nimba uramuretse ukankumukinisha oya ntibishoboka Bertrand se yabura muri uzi ko jewe 11 arimo aho kuburamo Bertrand umukinnyi wabanje
muri match iheruka wambwira ute se uburyo match ikurikiye yabuze muri cyo kuvuga no wanga kugira ngo Bertrand Mubure ndi umutoza nakuramo bakutinyo kusanga ndi kutinyo bari mubi rega na Sekisambu twabonye iki cyeje ku munsi w'ejo Gigias kw'impande za Kiyovu zorohereje rwose APR kisanzura babaka bakirukanga yes no ntabwo ari sawa rero gusa Kiyovu yavuyemo nakwazaga ni kuri championnat urabona nakubwiraga ni nanjye ni Gorogoti iravayo uwo bita Seninga avuga ati welcome Gorogoti yari yambariye bana ibikweto bajya mu kantu bavunitse kuko yagize injari kandi ngo azanatoza match yo muri Kenya ntabwo ari kuri bench nyine yego ariko ngo match muri Kenya kwitoza yagarutse abonye ko yashyize kuri stat avuga ati yashyizeho Juvenal ati kuri Gorogoti yamundi yo mupira Samusoni Babona we yateretseho afite agafoto nawe yashyize kuri stat aravuga ati muza hano nta yashyizeho Serumogo wanakina kandi kuko barabanye muri Sunrise no muri Kiyovu ati welcome ariko nta bintu ntago muzahava urumva bayiteguye kandi kuko nibyo uzi ko hari imitego myinshi Kiyovu Sport igomba gusimbuka kuko kino gikombe kirifuzwa n'amakipe menshi nubwo tuvuga ngo na bindi Sport n'ikipe ya nako ni Kiyovu na APR ariko amakipe tuzi umupira mu Rwanda abashaka uburyo Kiyovu Sport buryo atakaza kandi itakaje ino match aho byabirangiye utakaje APR gatsinda ko urebye fixtures APR ifite biragoye ko yazataka igisubizo cyari ni kimwe Kiyovu Sport nuvuga ngo ni umutwaro tugiye kwikoreza umuntu bita Juvenal na General ubwo nibo bayobozi b'ikipe ya Kiyovu Sport ni ukugenda nyine bakorana n'abakinnyi kuko hari aho bigira nyine umutozo ko utamuharira ibintu aho kugira ngo rero abafana ba Kiyovu Sport babe nk'abafana ba Arsenal cyanabazwa ndetse ni komite bagende nyine begira abakinnyi bategure mu mutwe ibyo byose nyine babisimbuke ikiza Kiyovu Sport ifite abakinnyi bakuru no kubabwira ntago bigora ntago nyine ujya ku ntago ari uko wabwira umuntu bita kuti nako Pichu abo ba Abedi ntago bigora ni ukumubwira nyine nawe icyo ashaka ni umukinnyi ushaka gutwara igikombe cya championnat hano mu Rwanda kandi amateka n'abakinnyi bafite ibikombe mu Burundi muri za Rukinzo mu bikombe by'igihugu n'abakinnyi bafite igikombe kurikirwa ariko Kiyovu Sport abayobozi bayo mukorane bya hafi n'abana bakinnyi bakomeye ndetse na coaching staff birashoboka nanjye Juvenal reka mutangarize yaravuze ngo reka tangarize ikipe Juvenal mutangarize waje muri uyu mupira w'amaguru ushora amafaranga kangari ukora statement zitabarika umwaka ushize utakariza igikombe Rusizi abantu bavuga byinshi ngo wagitanze ejo bundi utangarije APR utangariza Reyo Juvenal ndagira ni usigaranye isasu rimwe mu mbunda warashwe na APR iryo sasu Juvenal rikoresha ibishoboka byose utarirashisha ubusa rirashishe Sunrise bitabaye ibyo Juvenal uragayika mu mupira w'amaguru ubutumwa bwose watanze abakinnyi waguze bose abantu bazabifata nka zero mu gihe iryo sasu ufite utarirashije ikipe bita Sunrise kandi birashoboka mufite ikipe ikomeye niyivangire rero Juvenal ibyo watangaje byose wabibonye by'abantu bakurashe ku mbuga nkoranyambaga igihe ni iki Antoine ni wavuze ati ndakanuye n'amaso yose nawe Juvenal kanura iryo sasu rimwe za essence zawuvuga zitwikisha Sunrise Juvenal twika so ariko nugenda nabi Sunrise nayo uzasanga imeze neza twumve rero abatoza bombi yaba umutoza w'ikipe ya Kiyovu n'umutoza wa APR reaction zabo nyuma y'uyu mukino wabahozaga mbere ko duca gato kuri Rayon Sport nta na byinshi bihari na Mukura yo yiyungaga n'abafana katwumva abatoza uwo bita Mateso Jean de Dieu w'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'umutoza wa APR Ben Musa hanyuma tuze mu kanya icyabuze navuga nuko twatangiye dukina nabi ariho habereye kuba batubanje igitego abanye ko twakishyuye mu kukishyura barongera bararasha ko match yarangiye nibwo badutsinze igitego cya kabiri babonye ko ibyo twakoze APR nayo mu gice cya mbere mu minota 25 nitwe twari dufite umupira cyane sibyo ariko icyakurikiyeho nuko Abedi hano mu Rwanda nta muntu umusha gutera umutwe niyo mpamvu twamukize kuri atake kubera ko imipira myinshi hano mu Rwanda niwe uyitera wenyine ku mutwe ahubwo rero twamukize mu defenseur ariko ari fo numero 9 umupira w'amaguru bibaho na Man City ishobora gutakaza shampiyona gatakaza na Champions League ariko twebwe focus niba tuvuye mu gikombe cy'amahoro focus tugiye gufakinga muri hehe muri championnat. Dieu merci, aujourd'hui on a confirmé le rendement qu'on a fait mercredi. Les joueurs ils étaient là, ils étaient bien appliqués malgré on était mené au score,
Les joueurs, ils ont montré du caractère et une forte personnalité et on est revenu et on a marqué le deuxième but et on a marqué aussi le troisième but qui n'est pas hors jeu encore une fois. Donc je félicite les joueurs pour le rendement et pour la rage qu'ils ont montré aujourd'hui. Et maintenant, on passe à la finale. Aujourd'hui, le match il est fini. On va tourner la page. On va préparer notre match de championnat et le dernier match aussi du championnat. Et après, on va regarder la finale. On est l'APR parce que tout joueur qui met le maillot de l'APR, il devient un lion sur le terrain. C'est ça, malgré les blessures, malgré les absences, l'APR il est encore là, il est toujours là et il montre du niveau. C'est-à-dire, aujourd'hui on a joué l'attaque et on a dominé Kiev et on a créé plusieurs occasions. Et même le score, peut-être normalement si on a marqué les buts et l'arbitre a accordé le match, il finit 3 ou 4 buts. Il y a des joueurs à l'APR qui ont du niveau et qui peuvent faire la différence à tout moment malgré les absences, malgré tout. On a joué pratiquement les 10 derniers matchs du championnat avec une autre défense. Pratiquement 3 joueurs de la ligne défensive ont été changés, mais les joueurs qui étaient là, ils ont fait la différence. Et aujourd'hui, c'est Christian qui fait la différence. Il marque le deuxième but. Fils et Younoussou, ils ont montré un grand match. Tu vois même Blaise qui rentre et qui fait la différence et qui montre une rage de vaincre énorme. C'est ça l'APR, on est l'APR. On est là, on est toujours là pour les titres. On ne lâche jamais et on est en train de montrer du bon niveau. Et si tu mets mon championnat, je suis deuxième maintenant, mais si tu annules le but hors jeu de Kiev et tu me donnes un point de Rayon Sport, je suis premier. Rayon Sport. Toza aperi mu rurimi rw'igifaransa arahera gushimira abakinnyi be ati turabyerekanye mu mikino ibiri ataka cyane ikipe yiwe rwose ati twarushije Kiyovu mu buryo bushoboka bwose mu mpande z'ikibuga ati ibyo byagaragaraga rwose ko tumeze neza mu mukino bityo rero no gutegura match itaha y'umukino wa nyuma mwana mwumvishe Mateso nibyo rero. Hanyuma Kanyizo twihuse cyane iminota iragenda kugira ngo tuze kubona n'akanya k'Iburayi. Rayon Sport ntabwo tuyitindaho ariko ibyishimo byagarutse mu maso y'abareyo. Navuga ko match ya Mukura nubwo Marezuma batayitsinze ari igitego kimwe kuri kimwe abareyo byibuza mungiye kumwenyura gukandagira ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro. Cyane urumva Rayon Sport nayo ni ikipe imaze iminsi idasohoka kuko imaze imyaka itari mike yitwara nabi reka mbivuge gutyo kuko twabikomeje tuva ku bintu bya Ferwafa ariko Rayon Sport yagiye igihe kitari cyiza cyaheraga mu buyobozi no mu kibuga bigahita bijyamo. Uyu mwaka rero uziko nayo muri zino mpira za shampiyona yabaye nk'isanga iri ku bahatanira igikombe cya shampiyona hanyuma ngo riri bakuraho. Hanyuma mu mahirwe bari basiganye ku kipe ya Mukura ubwo nabwo mu gikombe cy'amahoro akazi gakomeye cyane bagakoreye mu karere ka Huye umukino ubanza nyuma gutsindwa ibitego bibiri bakava inyuma bakabyishyura bakanatsinda icya gatatu bwa n'umukino wese urangirije. Ngiye nasambwira abantu bura Mukura yakina gute bino bibise birangirira kuri no match ibanza ntabwo byanayigwe rero ku munsi wo kwa gatandatu bakina match retour dore ko base banabanza igitego burya Mukura yese ibindi bitego birenze ibyo ngibyo no gutera nyansinzi ibanza ndetse n'ingiyi hanyuma biza kurangira Mukura nayo yishiye ku munota wa nyuma igitego cyatsinzwe mu kavuyo reka mbite gutyo n'umvisha abantu batera brag bati Rayon Sport Adolphe ari mu izamu ntago clean sheet ntago cyaguta hatatsinzwe igitego ngo ishane abantu batega bavuga bati ikipe ikina ariko za Kanyizo umubona uti bagatako kandi tubanze tukagaruke ni defoye cyangwa ni na defense ya Rayon Sport iri hasi ni nabihuza kuko Adolphe unambwire ko mu minsi ishize yari umusamu mwiza n'abantu bavuga bati rwose umukompaye n'abo ba Pierre ubona ko Adolphe hari icyo yabarushaga ariko Faustin nawe ukurikirana umupira n'abadukurikiye benshi nyine baza kuri stade nicyo tunabereye wenda ngo tubafashe yego ariko Adolphe ni umuzamu ufite karite zo gusevinga reka mujyane Degeya wenda kuba yafata ikipe mu kuba yafata imipira n'iki ariko sinzi akana bura kwa concentration usanga kenshi na kenshi ibitego atsindwa cyangwa n'ubwo nakonje bakavuga ngo n'umuzamu ukunda kugira ubwoba urabyuka ari match mu karere ka Muhanga polisi kiraga n'ikipe ya Rayon Sport y'amashano mbutse ibitego uziko bine yavuyemo bamaze gutera nka bibiri bavuga bati namakosa kandi binagaragara n'umuzamu ufite imana ariko akenshi na kenshi aho kantu icyo kintu se kugikoraho byamworohera kubera ko ahubwo wo kontrere Rayon Sport ifite witwa Bonheur ugira confidence ariko wenda kariteze zitari ku rwego rw'uwo iyo confidence kanamufasha ariko Adolphe atinya match kandi bikagaragara
ibyo rero ni akazi gakomeye kandi nkuru Vladimir umutoza bazamu kuko ntago nyine kuba ari muto ni muto Adolphe ariko none gukura se bisaba iki ni ukukura mu myaka no mu mutwe ariko bikorwa n'umutoza akakuganiriza Kanyizo ubwo se Rayon Sport iyo poste cyangwa se uwo mwanya w'izamiraza kugikemura gute kuko irahura na PRFC abafana bareyo baravuze bati Boneri niwe dukeneye na nyuma ya match baramushimira rwose banamuha n'ibiceri bati we niwe dushaka abatoza Vladimir ararwana nabyo gute ibyo bintu shampiyona ntabwo ari imikino ikomeye ariko match y'igikombe cy'amahoro nacyo ni ikintu gikomeye buriya tujye tubitekerezo dusubiza amaso inyuma burya iyo inconsistent kudahozaho nashyizemo uyu munsi uyu nguyu ejo nshyizemo uyu nguyu ni ikindi ubu ngubu nawe igihari nuko uzi ko Boneri yarasabye imbabazi njye n'amakuru nkura muri Rayon Sport mindani nuko yarasabye imbabazi abakinyi nyuma yo kokoze cya gikorwa cyo kurwana no gutukana n'abagenzi be yego hanyuma ngo umutoza hari ingingo ndetse n'uyu w'abanyezamu ngo ni coaching staff reka tuvuge gutyo yego ngo ne bafashe umwanya baravuga ati tumukuremo tumudroping ubwo ari ikintu gikomeye cyane nuko niba baraha umwanya Adolphe nyine reka gumemo kuko ntago yatogara Bonere kuri finali ariko igihari nuko nyine nakazi gakomeye nashyize ku mutwe w'umuntu niyo Vladimir kusa nk'umure mikizere afite ihurizo ni ihurizo rikomeye ariko sinzi nimba icyo cyizere kibuze mu minsi ngahe kuko finali n'ejo bundi ku itariki ya 3 z'ukwa gatandatu ariko na Bonere nawe ni umukinnyi ubizi neza ko nimba ufite izo karite zose kuki utakoze icyo kintu nimba national yaguhamagara nimba wajya mu makipe yandi kuki utakosera ukana bone bigomba guhinduka kabisa aho ngaho ubwo Rayon Sport ahanini kigiye gukina no gutegura igikombe cy'amahoro umukino wa nyuma yifashishije umukino wa shampiyona navuga ko bya shampiyona kuri Rayon Sport byararangiye ni page Kanyizo dusoza kuri Rayon Sport amahirwe y'igikombe arahari imbere ya APR wiboneye ejo ese burani kuri APR gusa nacyo uvuze fatire rimwe kuko cyereka ari igitangaza cyane agasani nubwo rero umupira ngo buri muntu atabivuga cyangwa tugendere kuri cya kindi bavuga bati derby ntabwo ikinwa iratsindwa ikipe ya Rayon ikaba iri mu bihe bibi ariko ikazi ikaba yatsinda derby ahubwo numvise n'ikibazo nabi noneho nuvuga ngo nari numvise kuri shampiyona mu gikombe cya shampiyona kareka byo bishoboka naho ku gikombe cy'amahoro ku gikombe cy'amahoro ikipe ya Rayon Sport ni 50-50 kuri APR wabonye iguruka kuriya ariko na Rayon Sport ibuka ko yatsinze muri shampiyona hari na APR yari ifite ibibazo bihe APR yari gitandukana na diri muri nta gihe kinini kirashira itarafata ritime ngo ijye ku murongo ukuntu tuzi derby si no mu Rwanda gusa wenda nubwo Rayon Sport yasinzira derby heruka imaze igihe ikubitwa buri munsi urabyibuka ariko ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport navuga ko ubu ngubu iri pause hakana nagarutseho kare kuri Kiyovu Sport ndavuga ni burya abakinnyi bakuru bahora ari bakuru Ruvumberetsiye obitabonana Ojera nabyo nabara ba Esenu na ba Osaruwe n'abakinnyi bakomeye bo bwabo bazi uburyo bw'igikombe nuvuga ngo rero iyo ni tufu yabafasha bitandukanye n'ikipe ya PRFC ubwo uravuga uti senior players nibo bafata icyemezo Rayon Sport ikagira iryo jambo abo nibo nkingi ya mwamba kubera ko nubundi n'abakurikirana mu ikipe ya Rayon Sport barabizi neza ko Rayon Sport gukomera kwayo ubu ngubu bavuga ko Rayon Sport ikomeye igeze hagati kiza kuri Osaruwe n'abandi bane b'imbere bandi nuvuga ngo rero PRFC ni ikipe bikombe yageze kuri finali ni Real Madrid urabizi neza ko nawe ikipe ngizo ngizo muhuye kuri finali ntago umenye kuntu bigenze ariko Rayon Sport nayo ni ikipe ifite abakinnyi bakomeye kandi bakuru babizi neza ko kugira ngo uziko banafite akantu ko abakinnyi muri no minsi kugira ngo ibibazo byose bafite bikemuke yonge no ku ikipe ya Rayon Sport isohoka na ekipe iheruka gusohoka igafasha ikagira kure mu makipe yo mu Rwanda ageze kure rwose urabyibuka kugira amatsinda yego hanyuma icyo kizashoboka ko batwaye igikombe cy'amahoro izo angre zose rero nizo zaryoshye umukino uzabera mu karere ka Huye Rayon Sport ashaka gusohoka kuko yatwaye igikombe cy'amahoro na PRFC izabivuga iti sinzi izava mu shampiyona wenda izabana nanjye shampiyona ni nakuri ariko irabizi neza ko Kiyovu Sport iramutse yayitwaye bazavuga bati ikintu cyose twakora no kugira gute ni ukuba twatwara igikombe cy'amahoro ngo dusohoke banimwe n'abafana ko hari n'abafana bapire buri ababaye batishimye yahara batishimye nibyo rwose kuri icyo gikombe cy'amahoro twavuga hanyuma ni munyemerere turuhuke tugaruke mu kanya tunareba